Nitwa Icyonyisabye Bernard, aba umutekinisiye mu bwubatsi, aba mfite uburambe bw'imyaka irenga 21, akaba ari byo nakoze kugeza na n'ubu. Muri iki kiganiro rero turashaka kujya tuganira ku bintu birebana n'ubwubatsi, ibintu by'ingenzi umuntu yamenya ku bwubatsi, kuko bigaragara ko ari abantu benshi bubakisha cyangwa banubaka, ugasanga rimwe na rimwe experience badafite, cyangwa ugasanga hari ibintu bipfa ariko atari uko byakagombye kugira ngo byize icyo baba babiziho neza bishobora gutungana. Muri iki kiganiro rero tuzagenda tubasobanurira uko ushobora gutegura inyubako, ushobora kubitegura ukurikije amafaranga ufite n'icyo ushaka, ukareba plan ukabanayira ukavuga ngo iyi plan yanjye ishobora kuzatwara amafaranga angahe ukurikije ibikoresho uzayubakamo. Ibyo ngibyo tuzajya tubereka uburyo kibikorwa, ku buryo nubwo mu kiganiro tutashobora kuzinjira wenda mu bitekinike cyane, ariko ibintu byangombwa ugomba kumenya kugira ngo byibura utangire ibintu by'ubwubatsi. Muri iki kiganiro tuzabereka ukuntu ushobora gutangira gutegura ubutaka uzubakaho bitewe n'inyubako ushaka, kubera yuko inyubako ziratandukanye. Hari inyubako ushobora kubaka ugasanga wayishyize ku butaka butajyanye n'iyo nyubako. Rero ni ibintu tuzajya tubereka uko wahitamo ikibanza cyawe. Ikindi tuzabereka ni ukubereka umajije kuhitamo ikibanza n'ahantu uzubaka, uburyo ki ushobora gutangira ugasiza ku buryo amazi ushobora kuyayobora atazajya areka mu kibanza cyawe. Tuzabereka rero ibintu ushobora gukora kuva mu gusiza kugeza usize amarange. Tukaba twizeye neza ko umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro byibura azaba afite ubumenyi buhagije, ku buryo niyo yaba atari umwubatsi ashobora kuzajya akurikirana abakozi ko bamwubakira, akaba yamenya uko bamuvangiye sima, uko basize amarange. Tuzabereka tekinike ushobora gukoresha kugira ngo ushobore kuba wagenzura inyubako zawe.